Muraho bakunzi ba Legacy Talks, uyu munsi tugiye kubabwira inkuru y'urukundo rwa Merci Pianiste ndetse n'umukunzi we. Uyu mukobwa cyangwa se umudamu wa Merci Pianiste mu busanzwe yitwa Fabiola. Aba bakaba bakoze ubukwe. Reka twivugire ku nkuru y'urukundo rwabo. Hari hashize imyaka 10 ubwo umuhungu witwa Merci Pianiste yahuraga n'umukobwa witwa Fabiola. Icyo gihe nta n'umwe wari ufite byinshi, nta mafaranga, nta bushobozi buhambaye ndetse nta n'inzozi zigaragara neza. Aba bombi bari basanzwe ari abantu boroheje cyane. Ubuzima bwabo bwari busanzwe, bwari bushingiye ku kwihangana ndetse no kwizera ejo hazaza. Aba bombi bamenyanye mu buryo butunguranye, nta gahunda yari yihishe inyuma yabyo. Icyo gihe nta n'umwe wari utekereza ko uwo mubano woroheje uzavamo inkuru ikomeye y'urukundo izamara imyaka myinshi gutyo. Ntangiriro urukundo rwabo rwari ruto, rwuje isoni ariko rufite ukuri. Icyo gihe bagiraga ibiganiro birebire basangira inzozi n'ibibazo byabo. Icyo gihe nubwo gusa ubuzima bwari bugoye ntibyigeze bibabuza gukundana. Uyu Fabiola yabonaga muri Merci umuntu wicisha bugufi, ufite umutima mwiza n'intego zo kuzagera kure. Naho muri Merci we yabonaga muri Fabiola umukobwa udasanzwe, wizerwa kandi ufite umutima wihangana. Ariko urukundo rwabo ntirwigeze rworoha. Icyo gihe hari igihe ubukene bwabageragezaga cyane. Hari iminsi batabonaga icyo kurya gihagije. Hari n'igihe ubuzima bwabasabaga guhitamo hagati yo gukomeza gukundana cyangwa gutandukana kubera ibibazo bikomeye. Abantu bamwe bababwiraga ko urukundo rutubaka ubuzima ndetse ko gukundana nta bushobozi ari uguta igihe. Ariko Merci ntiyigeze areka Fabiola. Yari yarafashe icyemezo ko azaharanira ejo hazaza habo bombi. Yatangiye gukora cyane, akoresha impano ye ya piano, agerageza kwiyubaka buhoro buhoro. Nubwo inzira yari ndende kandi igoye ntiyacitse intege. Yari azi neza ko hari umuntu kumutegereje, umushyigikiye kandi umwizeye. Fabiola nawe ntiyigeze acika intege, yahoranaga icyizere, akomeza kumushyigikira mu bihe byose. Mu gihe abandi bashoboraga kubivamo, we yahisemo kuguma ku ruhande rwe. Yaramwihanganiraga, akamwumva kandi akamwereka ko urukundo rwa nyarwo rudashingira ku mafaranga ahubwo rushingira ku mutima. Imyaka nayo yaragiye irashira indiza. Buhoro buhoro ubuzima bwa Merci butangira guhinduka. Yagiye abona amahirwe, akomeza gutera imbere. Inzozi ze zatangiye kuba impamo. Icyo gihe nibwo yibutse neza ko yatangiranye n'umukobwa wamubaye hafi mu bihe byose. Merci Pianiste ntiyigeze yibagirwa Fabiola. Nyuma y'imyaka 10 yose yuzuye amarira, ibyishimo, ibigeragezo ndetse n'ibyiringiro, Merci yafashe icyemezo gikomeye: gushyingiranwa n'umukobwa wamwihanganiye mu bihe byose. Ubukwe bwabo bwabaye ubukwe budasanzwe. Bwari bwuzuyemo amarangamutima, ibyishimo n'amarira ndetse bahimbaza Imana. Abari babazi kuva kera harimo Papi Claver na Dorcas ntibabashije kwifata. Babonaga neza ko uru rukundo atari urw'ejo cyangwa uyu munsi, ahubwo ari urwubatswe mu myaka, mu bigeragezo no mu kwihangana. Uyu Fabiola wari warigeze kuba umukobwa usanzwe nta byinshi yari afite, yari ahagaze nk'umugeni mwiza cyane, ugaragaza ko kwihangana n'urukundo rwa nyarwo bifite igihembo cyiza. Naho Merci wari warigeze kuba umuhungu utagira byinshi, yari ahagaze nk'umugabo wiyubashye, wishimira imbuto z'urukundo rwe. Uru rukundo rwabo ibyo rutwigisha ko urukundo rwa nyarwo rutarebera aho uri, ahubwo rureba aho ushobora kugera. Itwigisha kandi ko kwihangana, kwizera ndetse no gukunda by'ukuri bishobora gutsinda ibigeragezo byose. Nk'uko byagenze kuri Merci na Fabiola, urukundo rwa nyarwo rushobora gutangira nta kintu na kimwe ariko rukarangira ari inkuru nziza abantu bose bavuga. Ese iyi nkuru wowe ni iki yakwigishije? Tanga igitekerezo cyawe muri comment kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse unasharinga iyi video.